Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi turakomeza ibyanditswe byera, igitabo cya Esiteri ibice 9 ndetse no mu bice 10, ndetse dusome no mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 19. Nk'uko twakomeje kubibona, ijambo ry'Imana muri iki gitabo cya Esiteri, aho batubwira amateka y'Abayuda ubwo bari hariya mu gihugu cy'i Babuloni, muri ubu bwami bw'abami, aho bari barajyanyweho iminyago kuri iyi ngoma y'umwami Ahasuwerusi. Rero muri ibi bice twasomye, ndetse turi buze no kwibanda cyane ku ncamake ivugwa muri iki gitabo cya Esiteri, aho bitubwira mu ncamake, turavuga mu ncamake icyo inyigisho ziri muri iki gitabo, tumenye impamvu cyanditswe n'ibindi bigenda bikurikiraho. Rero iki gitabo cya Esiteri ni igitabo gitangira kivuga umunsi mukuru umwami Ahasuwerusi yagiriye ibisonga bye cyangwa se abo yayoboraga. Tuzi neza ko yayoboraga ibihugu 127 uhereye mu wenda ukaza ukageza muri Etiyopiya. Byari ibihugu byinshi, hari ahantu hanini. Rero muri uyu munsi mukuru uyu mwami yishimiraga ibyo amaze kugeraho, iterambere afite. Niho umwamikazi Vashiti yasenzwe biturutse ku gasuzuguro yari afite. Kandi iki gihe umwamikazi Vashiti amaze gusendwa, nibwo habonetse umuyudakazi, umukobwa witwaga Esiteri, nibwo yarobanuwe kuba umwamikazi, birumvikana asimbura Vashiti. Nyuma yaho umwe mu batoni b'umwami cyangwa se ibyegera by'umwami witwaga Hamani yanze Abayuda cyane, abagirira urwango n'ishyari. Nibwo yatekereje kubatsemba akoresheje uburyarya n'amayeri menshi. Ubwo yegeraga umwami Ahasuwerusi, aramwegera amubwira ko Abayuda bishe itegeko ry'umwami, bagandiye, bari kubangamira inyungu z'igihugu. Ibyo ngibyo byemeza umwami, bituma umwami ashyiraho itegeko ryo gutsemba Abayuda, ariko byose ari umugambi wacuzwe n'uyu Hamani. Nyuma muri iki gitabo kandi tubona uburyo yasobanuriye umwami yuko Abayuda ari ubwoko bubi bugamije kubangamira inyungu z'igihugu. Nyuma y'ibyo umwamikazi Esiteri nibwo yabisabwe na Moridekayi, avuganira Abayuda kugira ngo baticwa, bari bamaze kugambanirwa na Hamani. Nyuma y'ibyo rero inkuru iza kurangira, Hamani ubwe ari we umanitswe mu cyimbo cyaho yashakaga gushyira Abayuda na Moridekayi. Muri iki gitabo zimwe mu nkuru zirimo, ahanini ntabwo uzasangamo izina Imana. Kivuga gusa uko ubwoko bw'Abayuda bwarokotse, Imana ikabakiza, ariko ntabwo ushobora gusangamo izina Imana. Aho ngaho twakwibaza ngo ni ukubera iki. Ikindi ni uko kinavuga umunsi mukuru washyizweho hano mu bice 9 ku murongo waho 26 kugeza 32, ahavuga umunsi mukuru
washyizwe na Moridekayi na Esiteri, abayuda bazajya bakomeza gusenga no kwibuka iby'Imana yabakoreye umunsi batabariweho. Imana ishimwe cyane. Barabizirikana kandi bakomeza kujya babyamamaza mu bihugu byose kugira ngo abayuda aho bari hose bajye bibuka gusenga no gushima Imana. Imana ishimwe. Kandi noneho kikanavuga uburyo abanzi b'abayuda cyangwa se abantu bose banga abayuda badashobora guhirwa mu mibereho yabo, kuko abayuda ubwabo akenshi na Bibiliya itwereka ko ari ubwoko bwatoranijwe kandi Imana yagiye iburwanirira inshuro nyinshi, ikabana nabo, ikabafasha, ikabakomeza, ikabatabara mu gihe babaga bahuye n'ibibazo. Rero impamvu abantu benshi bakunda kuvuga ko impamvu iki gitabo kitabonekamo izina Imana, ahari bishoboka ko ari uburyo abayuda bashakaga kugira ngo barinde amateka yabo cyangwa se n'inkuru ziri muri iki gitabo zikundwe n'abantu batari abayuda, babashe gusoma iki gitabo, cyane cyane ko ubwoko bw'abaperesi hano byabaye ku ngoma y'abaperesi ntabwo bashaka kumva Imana nyamana, Imana y'abayuda mu matwi yabo, ariko byatumye iki gitabo cyitabirwa, baranagisoma cyane, noneho gikundwe n'abantu bagiye batandukanye bitewe n'ubutumwa na mesaje igiye irimo, uburyo Imana yatabaye abayuda, ubwoko bwayo ikabigaragariza. Rero ndumva ntabivugaho byinshi, ariko niryo jambo nyamukuru ririmo. Ikindi twavugaho ni uko ijambo nyamukuru nanone turisanga muri Luka 19:10, ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Imana ishimwe cyane. Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo no mu bibazo akadutabara, akabana natwe. Nta mpamvu yo kugira ubwoba, kuko Yesu yaje kugira ngo akize kandi aho ubugingo abantu bose bagenda babushaka. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubishimira muri byose. Amen.